Amen. Yesu nashimwe, mwami Imana nahabwe icyubahiro. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Ndibwira ko muguwe neza mu mpande nyinshi zitandukanye, muri Afurika, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu mahanga, bari ku mugabane wa Europe, abari muri Amerika. Ndabizi ko mudukurikira muri benshi kandi natwe turabakunda. Tubifuriza amahoro y'Imana. Turasenga buri gihe kugira ngo buri gitondo ujye uhindurwa n'imbuzi z'Uwiteka, ujye uhindurwa n'ijambo. Dusenga Imana buri gihe kugira ngo iherekeze ijambo ryayo. Ejo twarimo tuvuga ngo irinde ijambo ryayo kugira ngo risohoze, tujye tuyinginga kugira ngo riherekeze, kugira ngo rikore icyo yaritumye. Imana nishimwe cyane. Nk'uko rero twasezeranye ejo, uyu munsi turareba uburyo isezerano ry'Imana cyangwa se icyo Imana yavuze kibitse mu kumvira. Ubwo ikitabitse mu kumvira rero kiba cyabaye ikindi, kiba cyabaye igihano. Iyo ari umugisha uba ubitse mu kumvira. Ijambo ry'Imana ribitse mu kumvira ijambo ryayo, cyangwa se ubuzima bwawe bwiza, amasezerano yawe meza, kubana nawe neza n'Imana, kubana nawe neza n'abantu, kubana nawe neza n'Umwuka Wera, kugendana nawe neza na Yesu, byose bibitse mu kumvira ijambo ry'Imana. Nyuma yabyo ntago bizavamo. Umwana utumvira ntago bishoboka, hari ibintu atabona. N'ijambo ry'Imana tuvuga ati umwana wumvire so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Nimba ushaka ubuzima buri muri Kristo Yesu, ubuzima buri mu bwuzuye Umwuka Wera, ubuzima bukura, ubuzima bwera imbuto, ubuzima bufite ibikwiriye byose muri uru rugendo, bibitse mu kumvira ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana rivuga gutya, rikavuga gutya, rikavuga gutya. Ibyo ngibyo wabyumvira ukaba urimo urakura mu gakiza, hanyuma ukarushaho kugenda wera imbuto. Imana nimba ivuga ngo mukundane, ni urugero. Imana ivuze ngo mukundane, iryo jambo ukaryumvira, utangira kwera imbuto y'urukundo. Imana nimba ivuze ngo kwihangana, ni imbuto ikomeye cyane. Iryo jambo ukaryumvira, ugatangira kwihanganira ibikugerageza, utangira kwera imbuto zo kwihangana. Yes, rero imbuto z'Umwuka Wera zose, Umwuka w'Imana abana n'imitima yumvira, abana n'imitima yumvira ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana iyo yageze muri wowe rero wera imbuto nyinshi kandi kwera imbuto z'umwuka, kubera yuko uri umuntu. Ntushobora kwera imbuto z'umwuka kandi utari umwuka, uri umuntu. Imbuto zerwa n'umwuka ukurimo. Hari igihe uzahira gushakisha kwera imbuto z'umwuka bikanga, kubera yuko umwuka atari muri wowe. Ni imbuto ze ntabwo ari izawe, kugira ngo zere no ko nyirazo aba ahari. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dushime Yesu waduhaye umufasha. Twari babi cyane, twari no kuba babi cyane, ariko tumaze kwakira agakiza aravuga ngo ntabwo nabareka nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha. Uwo ngo azababwira n'ibyo nasize ntavuze, azabigisha, azabagira inama. Ni umufasha ukwiriye. Yesu nashimwe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu akeneye Umwuka Wera, akeneye imbaraga z'Umwuka, kandi akeneye kubana n'Imana mu buryo butangaje. Biva ku kizi, biva kumvira ijambo ryayo. Hari icyo Imana ivuga, hari n'icyo ivuga izakora nubasha kumvira ijambo ry'Imana. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28. Turebe umurongo wa mbere. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe azagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Dusimbutse gato kuri 15. Ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngo utegeke uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Navuze ngo kubaho uri umukristo ukuze, kubaho uzi Imana mugendana, kubaho wuzuye Umwuka Wera ukorana nawo, kubaho wuzuye imbuto zawo, kubaho ugendera munsi y'ukuboko kw'Imana, biva mu kumvira ijambo ryayo. Hano Mose yari arimo avugana n'urubyiruko bavuye mu gihugu cya Egiputa. Mose yarageze ngo igihe cye kirangire, niko Imana yari yavuganye nawe, hanyuma arabahamagara bose arabararika. Cyari ikibwiriza kinini cyane, hari ibyo abakuze bari barabonye Imana ikorera muri Egiputa, ariko kandi aba bana bagombaga kumenya ibyabaye n'uburyo bigomba gukurikizwa. Mose rero ahamagara urubyiruko. Ari mu gitabo iki ngiki dusomye Gutegeka kwa 2 igice cya 6 ku murongo wa 6 gutyo guhera kwa 4. Abenshi bavuga yuko aricyo kibwiriza cya mbere Mose yabwirije cyiza,
kandi ntabwo nakita cyiza kuko yakoze byinshi, ariko ngo cyari gikomeye kuruta ibindi byose yabwirije. Yaravuze ngo nugira umwete wo kubaha Uwiteka Imana yawe no gukurikiza amategeko ikubwira, aya mategeko ngo uzayigisha abana bawe, ugize umwete wo kuyumvira, kuko ntiwakwigisha umwana ibyo udafite. Ntushobora kubwira umwana ikintu utagira. Ngira ngo twabitinzeho cyane, abana bigana. Aya mategeko ngo utegeke umunsi numara kuyemera uzayigisha abana bawe, nabo bayigisha abana bazabyara. Ngo ujye uyavuga uryamye, ubyutse, uri mu rugo, wicaye, ugenda, ibintu nk'ibyo. Cyari ikibwiriza gikomeye. Mivugiye iki? Ndagira ngo nkwibutse ahangaha we yavuganaga nabo, yavuganaga n'urubyiruko ngo ruzigisha abana barwo, kugira ngo Abisirayeli bagumane icyo Imana yababwiye, bagumane umwimerere wo muri Egiputa. Mu yandi magambo, nako muri Egiputa babonye ibitangaza Imana yakoze, hanyuma no mu butayu bumva ijwi ry'Imana, babona imbaraga zindi zidasanzwe z'Uwiteka Imana. Rero bagombaga kubimenya nk'urubyiruko, kugira ngo bamenye ngo Imana yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ikaba itugejeje muri ubu butayu, nubwo bamazemo igihe babuzereramo kubera icyari cyabaye. None se Mana, ubu ngubu aba bana ntibari bakeneye kubimenya? Mose rero agira igihe cyo kubigisha, afata igihe gikomeye cyane. Abana nabo, urubyiruko rwumva icyo Imana yavuganaga n'abantu bayo. Dusomye rero ageze mu gice cya 28, niho kubabwira ati bana bato, muracyari bato, basore, nkumi, bajene bakiri batoya, muracyari bato, reka mbabwire. Noneho n'abakuze bari barimo, birumvikana. Abisirayeli muri rusange arababwira ati rero abantu bose, mwese uko mungana mwa Bisiraheli mwe, nimugire umwete, urubyiruko nimugire umwete wo kumvira aya mategeko mbategeko uyu munsi, hanyuma n'ibindi byose Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakugeraho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Iyi migisha yose izakugeraho. Muzasoma imigisha yagombaga kugera ku Bisiraheli. Kuri 15 baratubwira ati ariko nutanabyumvira ibi byago nabyo, ibi bihano bizakugeraho. Rero ibintu byose byiza mugakiza ku Uwiteka Imana, cyangwa se mugakiza twahawe na Yesu binyuze ku musaraba we n'amaraso ye n'umuzuko we, byose bizasohozwa nuko wumva icyo Imana ivugana nawe, bizasohozwa nuko wumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, bizasohozwa nuko wumvira icyo ijambo ry'Imana rigutegeka uyu munsi wa none. Avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. N'urugero dufashe rero, kumvira iryo jambo nuko uzana imitwaro yawe yose ukayishyira muri Kristo Yesu. Iyo utabyumviye rero uhamurushye, uhama ufite ibibazo bitandukanye. Hanyuma rero iyo Imana ikubwiye ngo, Imana ivuganye nawe ikavuga ati ariko ibi bintu kuri kubyitwara naho nabi wabiretse. Iyo utabyumviye iyo mivumo yose nayikuzaho, ariko iyo byumviye imigisha yose nayikuzaho. Imana nimba ivuze ngo ntukice, reka kwica. Nimba ivuze ngo ninde uzatura ku musozi wera w'Uwiteka, nuvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima we. Icyo gihe rero bikubwira ngo ntugakinishe ururimi ngo ubeshye, kuko nutangira kubeshya iyi mivumo y'ababeshya nayo izakuzaho. Ariko niwumvira iryo jambo uzahagarika kugenda uvuga ibinyoma. Baguhamagara uri mu mujyi ukavuga ngo ndi mu ntara, baguhamagara utari mu kazi ukavuga ngo ndi hano hafi kandi wagiye mu ntara. Rero iyo umaze gusobanukirwa ijambo neza, wiga kurishyira mu bikorwa. Imana nishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo ndabankunda kandi abanshakana umwete barambona. Gushakana Imana umwete ntabwo ari ukubyuka mu gitondo buri gitondo nyine usenga, hanyuma sodeni. Nyuma yo gusenga, gushakana Imana umwete ni ugusenga, ni no kumva ikikubwira. Nimba ikubwira ati uyu munsi ndashaka ko tugendana muri iyi nzira, ukamenya ngo numviye icyo Imana imbwira. Abana bumvira banezeza ababyeyi. Rero ijambo ry'Imana nongere mbasubiremo ngo ribitse mu kumvira Imana. Ahatari kumvira Imana hahinduka umuvumo. Iyo Imana igushakaho ibintu runaka ukabyanga, hahinduka umuvumo. Ntabwo Imana ijya yihanganira kubona umuntu adakenera kuyumvira. Ndashaka kubana n'Imana ariko sinshaka gukora ibyo imbwira. Ndashaka gusenga ariko sinshaka. Kandi aba bantu benshi babaho muri iyi si, niko isi abenshi
usanga nyine aricyo kibazo dufite muri iyi si. Ukavuga ati wenda ni imiterere y'isi, ukavuga ati kuba runaka basenga ariko se, kuba runaka bari mu nzu y'Imana ariko se, biba byaragenze bite se? Buryo barashaka kubana n'Imana ariko ntibashaka kumvira iki ijambo ryayo ribabwira, barashaka kugendana n'Imana ariko ntibashaka kumvira iki ijambo ry'Imana ribabwira. Yesu akakubwira ati kumvira rero biruta ibitambo, niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi bikabyishima hejuru. Imana ntiyareka kugirira neza abantu bayo bayumvira ku manywa ndetse na nijoro. Umwitozo naguha ndimo soza, gerageza wige kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Buri gitondo ujye ugerageza kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, buri mugoroba ugerageze kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ese uravugana nanjye iki papa? Ese uri kumbwira iki data? Ese urashaka ko nkora iki? Iri jambo ryambwiraga iki? Ngira ngo tubitinzeho muri iyi minsi. Ijambo ry'Imana ni imbaraga zihindura gute? Iyo utangiye kurishyira mu bikorwa. Urishyira mute? Iyo utangiye kuryumvira no kuryizera. Imana nishimwe cyane. Yesu nabaho umugisha. Reka nongere mbararike umunsi w'ejo turi kumwe, kandi tuzarushaho kubana n'Imana, kandi mugubwe neza. Muhaye umurongo. Imana ibashyigikire. Ndagusengera kugira ngo wumvire, icyo Imana ivuganye nawe mu ijambo. Nibwo uzahirwa mu byo ukora byose, imigisha yose izakuzaho. Nugira umwete wo kumvira amategeko y'Uwiteka Imana, imigisha yose izakuzaho. Ariko nutagira umwete, ndaguha garanti, imivumo nayo izakuzaho. Kuko nyuma y'ijambo hari ibindi. Nyuma yo kutumva icyo ijambo ryakubwiye, burya hari ibindi. Kumvira ijambo ry'Imana ni ukwigirira neza. Ntacyo byatwara Imana rega uramutse ubyumviye, ko ntibiyihombye. Ntacyo bitwaye data wumviye icyo Imana ikubwira. Niweho rero uri kugirira neza, kumva icyo Imana yagusabaga, kumva icyo Imana yakubwiraga, ibikubwira ati nyuma y'uko ubyumvira ni inyungu zawe bwite. Rero wigiriraga neza. Imana iguha umugisha, kandi urushaho kumva icyo Uwiteka Imana akubwira. Yesu nabaho umugisha, mugubwe neza. Navuze ngo muhaye muronke. Amen.